Kaga ni indirimbo wakoze yitwa Ntiza wari ushatse kuvuga iki muri rusange? Ubundi ni indirimbo igendeye mu buryo bwo gukebura urubyiruko abagenzi rwanye nyine kugira ngo batagenza ibintu gake. Babigenza gake bijya he? Nyine mu bijyanye no gutereta. Okay. Amagambo menshi yavuzwe bivuga ko indirimbo ishaka kubirimo amagambo y'urukoza soni cyangwa se atari meza, abantu bavuga ibyo bashaka. Ni wabyumvishe mbere nambe? Nabyumvishe kandi abantu bahora bavuga ntago wabuza abantu kuvuga ko twaririmbye muri korali baravuga twaririmbye bakavuga. Okay. Arimo urevuga iki kwanza? Ikintu cya mbere bagutiza iki? Ntiza ariko sinzi n'uburyo abantu batabyumva neza ni ijambo nyine ry'ikinyarwanda ntiza. Okay. Amafaranga turi muri lockdown mwayikoze gute? Amafaranga yo kuyikora twayikoze mbere yuko lockdown itangira tujya Tanzania turayishutinga, ahubwo nuko bamaze kuyeditinga lockdown yarageze amafaranga yo narakoresheje ni kwikofi yanjye pe. Okay. Rero abantu babivuze byinshi bitandukanye bituma n'inzego bireba by'umwihariko inzego z'ubuyobozi tuyobora zigiye icyo bivugaho. Niyo mpamvu rero bitunguranye mu bintu utari witeze. Dufite umuyobozi wa Lark ku murongo wa telefone none ahangaha akaba sure yego akaba desha yageze ku murongo. Niko shakaga Karame niko indirimbo Ntiza ushatse kuvuga iki sha? Ni shishikaje Karame koko bagutiza iki? Nanjye binyobere pe. Kuyobere si wowe wayiririmbye se? Nyine ubu nani ari amagambo menshi ni na Bruce Melody wayanditse. Ubu hanyuma rero ngene nabwiye ngo ni kubura bashaka kwigisha iki rubyiruko. Bune narashatse ngo dukore indirimbo nyine igenanye n'umuganda, hanyuma nyine dushishikariza urubyiruko kujya dukora umuganda wa gatandatu hanyuma w'ukwezi. Hanyuma rero Midbeat nyine afunga umutwe naho urabizi nako ubwo baranteranya nyine. Karame ubwo koko urashaka kwigisha ibari umuntu abaye koko muri iriya ndirimbo koko ipoto urishinga he? Nanjye binyobere pe. Ubundi nubwo ari ngiye wabiteye rwose. Bamwe igihugu kibaha ubushobozi kikabaha umutekano kugira ngo mukore kuki mukora ibintu nkabiriya koko n'ibindi byiza bihari. Amafaranga mwakize muri akuna bari na menshi koko burasi menshi. Nini nguzanyo ntago ari amafaranga yanjye ku giti cyanjye. Urayikuraho? Ndabwira Bruce Melody ajya muri Tanzania kuko password sinzibuka niwe wabikoze kandi n'ubundi rwose mutubabarire. Ubundi niyo nyirabayazana. Kaga yego urayikuraho? Ndabwira Bruce Melody niwe nyirabayazana ajye muri Tanzania nyine password niwe uyibuka. Rero twayikoze kugira tugaragaze ko tunasoza wenda iyo turi kuri iyo televiziyo yitwa BJ TV dusoza dutanga n'inama akavuga yuko mu by'ukuri ibihangano nubwo byabijimije bimeze gute duke gutekereza ku kuntu tuzabisobanura hakiri kare. Fresh cyane kabisa. Yes, reka wenda ntabwo nshaka kugira ngo mbatindane dude twigira kuri project zanyu mufite zikurikiyeho mwise Classroom ndetse na Showbiz Live. Classroom mwayitekereje gute? Showbiz Live mwayitekereje gute? Classroom uburyo twayitekereje ni mu buryo nyine bwo gufasha n'ubundi gahunda iriho yo kugira ngo abantu babashe kwigira kuri radio. Nibwo tuba tunagaragazamo imbogamizi nyine abantu bo mu cyaro bahura nazo mu kwigira kuri radio no kugira ngo tubafashe no kwishakamo ibisubizo kuko mu ma episode uko azagenda kurikirana hari imbogamizi hari no kwishakamo ibisubizo. Urumva hari abanyeshuri muri no minsi turi muri guma mu rugo akenshi abanyeshuri by'umwihariko ntabwo barayivamo ngo basubire mu bigo cyangwa se no mu zindi gahunda abantu zihuriza abantu rusange. Twavuze tuti nkatwe musanzu wacu no ubuhe kwanza abanyeshuri bari mu rugo reka tugaragaze imbogamizi bashobora kubahura nazo kuko hari urugo rufite abanyeshuri barenze umwe kandi wenda televiziyo uca gusanga ni Sango TV iri ibintu binibi televiziyo yindiri ibindi bintu barasaranganya gute tugaragaza imbogamizi nk'izo ngizo ariko tugasoza tunerekana noneho uko izagenda irushaho kwigira imbere tuzagenda twerekana noneho ni gute umunyeshuri nawe kabone naho umubyeyi yaba atabyumva ni gute noneho nk'umunyeshuri ugomba kuba umuntu usirimutse ugomba kuba umuntu usobanutse yakwishakamo ibisubizo kugira ngo gahunda yo kujya kuri radio mugirire umumaro nk'uko leta yabiteganyije. Rero ni umusanzu twiyumvisha ko tugomba gutanga kuri bari umuntu abacu kuri twebwe ubwacu ndetse no ku bantu bakunda ibintu dukora bya bigomba guhinduka. Ni ikintu twashyize gushyira kuko iyo content izamara amezi 3 gusa izarangirana na gahunda nyine yo kwigira ku maradi batangire nyine amashuri. Cool. Ubwo nizere ko mu by'ukuri muzajya mubishiraho mu gihe kingana gute. Ya mbere yagezeho episode ya mbere yagezeho tuzagenda dushyiraho nibura mu cyumweru bazajya babona iyo video ijyanye na niyo gahunda yaguma mu rugo yaguma mu rugo ku banyeshuri bagomba kwigira mu rugo urumva ni projet ndende harabigira ku maradiyo abari nko muri iyo ni comedy muri iyo Classroom. Uyu ngaba yitwa Bizu uyu yitwa Sharijeri
noneho bizu na sharijeri baba ari abana bo mu mujyi b'abasirimu ariko bo bakabohereza kwigira hehe mu cyaro ngo nta birangaza biriyo ariko ihene bugihe baba ihene iriyo ihene irahebeba bavuze ati good morning class yajya kwikiriza ati iragiciye akiruka ariko gake gake bakagenda bagera gute bishakamo ibisubizo rero ni content nasaba abanyeshuri bose barimo kureba televiziyo none ahangara barimo kumva radio ko bayireba kuri YouTube yacu yitwa bigomba guhinduka bakareba iyo classroom bakareba izo mbogamizi abanyeshuri twagaragaje bashobora kubahura nazo ndetse akaduha n'ibitekerezo ko nabizo abantu badukunda badukuri badushyigikira harimo mu ngeri zitandukanye harimo n'abanyeshuri were ni byiza cyane ngira ngo abari gukora iki kiganiro muri aka kanya baraza kunyarukira barebe ukuntu byifashe banarebe n'inyigisho zirimo hanyuma reka ngaruke wenda kuri question zanjye ahanini mbariza na rubanda nyamwishi byagiye bivugwa kenshi cyane ko aba comedian nagane n'umuntu ukora comedy ambwira ko zimwe mu mbogamizi bahura nazo ari uko usanga mu by'ukuri ibyo bakora n'abantu bagerageza kwihuza nabyo mu buzima busanzwe icyo kintu mu kivuga wiki ese mu by'ukuri nawe bijya bibabaho ko hari ahantu mujya gusaba amaserivisi cyangwa se gusaba serivisi runaka ugasanga mu by'ukuri umuntu atekereje ko ibintu byose ugiye kubikora mu buryo busekeje utari seriye bikunda kubaho rwose ibyo bintu bibaho nibyo gusa ntekereza ko bigenda bigabanuka cyangwa se kuko ababigiramo uruhare ntabwo tujya turenganya bari audience cyangwa se abantu badukurikira cyangwa babifata gutyo ahubwo biterwa n'ukuntu babona baba komediye mu buzima busanzwe kuko ashaka no kutagusuza ko akakubona hana karakuntu urimo kwitwara mu ruhame rw'abantu akavuga ati bya bintu ndakina nibwo buzima bwe ariko akenshi ugasanga na komedi akora komedi ari ugusererezanya nkavuga intu umutwe wa Alex rwose ukuntu umeze nkavuga ibintu runaka yavuga rero urumva icyo gihe umuntu ntabwo ufata mu buryo buri serious ariko nawe usanzwe uri serious ugakora ibintu nawe biri serious tunakangurira n'abandi bakomediye natwe twikangurira ubwacu kugira ngo komedi yagutunga pe yonyine ariko nimba uri umunyeshuri wiga ukaba ukora komedi banza iga perete ya mbere nibe kwiga kuko buri impano yifite uyifite ariko amashuri gahagera imyaka igusiga rero twihangane dukore n'ibindi bintu kugira ngo nibura komedi nibigira nk'ubu nkatwe amafaranga dushyira muri komedi nayo dukora mu bindi bintu kuko muri iki gihe nta hantu turimo gukora amafaranga avuye mu rwenya ariko ntabwo twahagaze kuko dufite ibindi dukora tukavana n'amafaranga tukayashyira muri rwa rwenya iyo tutabikora tuba tuvuga ati ba bantu ko bazimyera yes yego gerageza kudoreza isura ya 5K mu buzima busanzwe hanyuma noneho na 5K aduhereze isura ya Kanakima na Japhet mu buzima busanzwe twagiye kuri 5K ndetse ni umuntu uri serious cyane ugira timing nimba ari ibintu mwavanye ko bigomba kuba bimeze kandi Etienne ni umuntu icyo bita kwiyenerva Etienne niba mwapanze ibintu ashaka kwihangana gake ati ibi nibi ati noneho njye mbivuyemo kandi abivuyemo ababivuyemo nta kintu impamvu byo kwingingiriza cyane ntabwo Etienne abigira ikisezereye Clapton ikindi wenda ku kibazo rutubajije nuko Etienne ni umuntu navuga ko ni umuntu n'inshuti nk'ubu ni inshuti yanjye nziza ni inshuti nziza kandi umuntu nyine umuntu avuze ati ni umuntu turi kumwe baba bari kumwe ntabwo ibyo by'uburyaga kuvuga ngo iki n'ibiki no ikindi akaba ari umuntu uzi ni umuhanzi mwiza cyane umuhanzi mwiza kandi akaba agira n'ubundi ntego mu buzima bwe ibyo akora bya tekinike akora ni ibintu ubona ko nyine ni ibintu nyine aho umwanya arapanga gahunda z'akashyira ku murongo defoze ndetse nyine icyo ngicyo nakubwiye niba mwapanze ibintu ushobora kwica gahunda wenda ntabwo ati ni umuntu buri ibi n'ibi akakureba akanariza rimwe kabiri gatatu avuga ati ibyanjye nawe birarangiye wowe genda ubu ntabwo dushobora numva wisubiyeho tuzakomezanya 5K yego twagiye kuri Kanakima Japhet mbere na mbere Japhet ni inshuti nyine umuntu ukeneye kuba yagira inshuti nka Japhet sibyo ikindi muri we afite courage kandi nawe ubwawe agutera courage twebwe ubwacu hari igihe nk'uko wenda nshobora kumuga ati byuka jya mu kazi dore amasaha aragufasha nk'uko yarabivuze ngo ku bijyanye na timing nshobora kumupushinga ku bijyanye na timing ariko nawe yageze muri ka kazi akorana imbaraga ze zose nyine nkumva ndi proud cyane ikindi ni umuntu w'umuhanzi wagutse sibyo ntago navuga ngo aramvuna nyine mu buryo ibyo dukora byose kwicara iminota 5 biba bihagije kuba twakire content cyangwa se kuba twakiriya ide runaka ni umuhanga mu kwandika mu gucreate sibyo no gushyira ku murongo ibyo bihangana
ikindi ni umuntu ufite discipline. Nifuza tusa nka turi kuganira ku musozo, nifuza kubabaza ubusanzwe hari umuntu ubabona uburyo mukora ibintu byanyu akibaza base abahungu baba bafashe umwanya wo kubitegura, ese ni ibintu bibatunguriraho ubundi gukora comedy kwanyu mufata igihe cyo kwicara mukabitegura cyangwa ni ubusanzwe anytime mushobora guhita mukora comedy ako kanya? Dufate urugero rwa hafi dufate dushatse nko guhimbira bigomba guhinduka hano, dushobora guhita dutekereza uti wenda ikibazo runaka, wenda tubwire nk'ikintu wenda mwereke ukuntu tubikora, nk'ikintu wenda wumva wenda twavugaho dutanga isura y'ukuntu tubikora, ikintu kigomba guhinduka, ikintu nyine wumva wenda we kivuge ubwawe ku Isango Stars mu buzima busanzwe ku isi turiho nyine busanzwe nyine wumva nyine cyangwa ikintu kikubanga ngo iki kintu kigomba guhinduka, cyangwa n'ikintu wumva we ko ari cyiza wenda tuhahindukamo iki nyine gira nk'ikintu usenga babwira ikihera abanyonzi ntabwo bari mu kazi. Abanyonzi bavuga abanyonzi itari imigezweho cyangwa abanyonzi basanzwe batwara amagare cyangwa abanyonzi imigezweho ni yese nuko abanyonzi hari itari imigezweho bitewe n'indirimbo zirimo gusohoka bakavuga ko abanyonzi ari abantu. Rero ndavuga urumva ukuntu bigomba uko bimeze ni content y'imibereho y'abantu mu buzima bwa buri munsi, we tubwiye ikintu kiri general. Urabona abanyonzi ntabwo bari mu kazi tu, ntabwo bari gutwara abantu kandi mu by'ukuri ni gahunda ya leta no kubahiriza bari kubahiriza. Nyine vuga ikintu wenda cyangwa reka twifatire icyo dushaka nimba wenda urimo ariko tubwira ibyo byiza kugira ngo n'umuntu ukurikiye televiziyo nyine abone ukuntu nyine wenda biba bimeze nibyo byaba byiza iki cyose nyine iki cyose mu bintu by'imibereho mu buzima bwawe ese landlord ntajya kubangamira cyangwa nyine mu buzima bwawe kuru aba landlord cyangwa se ba nyiramazu bari kwishyuza abantu muri iki gihe kandi amafaranga atari kuboneka, ikibazo twarakoze reka njye nk'aho urugero rw'akandi kantu wenda reka tuvuge wenda ko tugiye tunakoraho namba wenda ka tuvuye ku bintu bijyanye wenda by'iminsi mikuru nabona ko wenda haba nk'umunsi mukuru wenda dufite habaho nka Saint Valentin, ndashaka kuvuga atari ko se kwabaho Saint Valentin byagenda gute kuki wenda nko ku isi ahantu hose wenda isi yose itakwambara nk'imyenda y'umutuku kuko nk'abadafite urukundo batwicira vibe urumva udafite urukundo atwicira vibe iyo babonye wambaye ikoti rya jinx risanzwe avuga nta rukundo agira urumva niba ari umunsi mukuru w'igiti gahunda zose zikabera mu giti radio Isango Stars irakorera mu giti uri kubyumva twajya bati niba ari umunsi mukuru wo kurwanya sida reka twikomeze nuvuga ngo dukora ko dushoboye tureba idea yaje isekeje dufata urugero nk'ubu twagiye dufite bigomba kuri hanze nshyashya ikibazo cy'amabanki twavuze tuti banki itanga amafaranga ikaguriza abantu nabo bakayibitsamo ariko ibintu bitagenda neza tureba ibintu biba birimo tutaduka bigomba guhinduka iki tugura no kuyishyira ku murongo kugira tutagira umuntu dukomeretsa cyangwa tukava muri wa murongo twiha yo bakuna bavuga ngo guteshuka turateshuka twariyemeje ko ibintu biri educative tutagiye ibintu tuvuga nyine biri personal cyangwa oya tugafata umurongo muzima dukora ibintu nkuko tugomba kubikora rero ntago tuvunana niko nabyita kuru cyane reka tugane ku musozo sinzi niba hari ubutumwa bware mwagenera abanyarwanda abakunzi ba comedy abakunzi ba bigomba guhinduka muri rusange. Icyambere turiho kuberamo turabashimira ahantu hose tugize amahirwe yo kugera kuri mikoro nka gutya dushimira abantu badushyigikira uko bwije nuko bukeye hari abaza mu bitaramo byacu hari abajya kureba video zacu kuri YouTube channel yacu yitwa bigomba guhinduka hari abadushyigikira mu nzira nyinshi zitandukanye abaduha ibitekerezo ubu ngubu tuniteze kureba umusanzu wabo kuri content yacu nshyashya yitwa Classroom iri kuri YouTube channel yacu yitwa bigomba guhinduka ni Classroom igiye kumaraho nibura amezi 3 gusa mudufashe mu ikigikire kandi nitunakomeza ibindi bikorwa nka bigomba guhinduka edition ya 3 ntiraba ya 4 ntiraba ya 5 ntiraba ya 6 ntiraba n'ibindi byose ntago biraba rero bakomeza dushyikire kandi tudakora neza ajye batubwira Ese mufite icyizere ko muzongera gukora bigomba guhinduka live concert izabera muri sala abantu bicaye ahubwo banageze Imana bahumura kuko ziriya ntebe ziri guhura n'akaga kuvuga ngo mwizese ko corona izarangira corona nese uzi ibintu byarangiye mugana kuntu bingana ibintu byanye n'abake bakubwira ngo zaruzagayura zanyi zose ibyo byose ni byarangiye se twavemo inzara zishiramo zenge ziramera turatangira azo ribaza ko rwara utangira hasi amenye ashira batangira hasi. Yes, ngira ngo muri iyi minsi hari bitaramo bya Iwacu Muzika Festival bari gutumira abahanzi urumva bagaperforminga live kandi mu by'ukuri ngira ngo muri bamwe mu bantu bakunzwe n'abantu batari bake ese mwebwe kuki dutegereze ko dushobora kuzabona ese barabatumiye ese muramutse mugiyo ntabwo byabagwa neza cyambere tugiyeyo
ntabwo byatugwa nabi ariko ntekereza ko iwacu muzika yaje kugira ngo ifite hashtag ivuga ngo susurukira mu rugo abantu basusurika ariko n'umuhanzi agira ikintu akuramo rero igihe cyose byaza ari akazi twabikora ariko ni iwacu muzika urumva ko bari muzika sintekereza ko abakomediye barimo ariko babaye barimo bakadushyiramo natwe barimo kuko kuri hashtag bavuga ngo n'izindi mpano zitandukanye abanyabugeni gutya na gutya izo mpano zose baramutse dutekereje natwe bakaduha akazi twagakora ubundi iki cya mbere ni akazi pe kuru cyane reka tubashimire cyane murakoze cyane uza gashya murakoze cyane uzi ikindi kintu Imana ibaho umugisha murakoze cyane